Alright. Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Uyu munsi tubafitiye agafilime rwose tubona umukobwa ari muri piscine, ubusambanyi bukorerwa muri piscine. Ese byatangiye gute, bikomeza gute? Ntabatindiye rero reka dutangire. Turabona umukobwa rwose avuye mu mazi, yambaye ya myenda mbese iri sexe nkuko mubibona, mbese aragerageza kwereka uyu mugabo rwose uko ateye. Urabona byose biragaragara, nta kintu kitari kugaragara. Yarari mu mazi, yakomeje kurembuza uyu mugabo amubwira ngo ngwino ndagushaka, ngwino ndagushaka, wowe ngwino. Rwose umugabo yashyize ibyo yari afite hasi aramukurikira. Urabona rwose yaramukurikiye, bakomeza bagenda. Urabona umukobwa yaraje amuri inyuma, ahita akuramo kariya gakanzu k'umweru yari yambaye akamutereraho, yatangiye kumufataho. Urabona rwose aragenda amwegera. Urabona umukobwa ku bigaragara ateye neza rwose. Umugabo nawe yari yatwaye rwose, yahise atangira kwambura, ariko umugabo aramubwira ngo turiya uretseho gake. Urabona umugabo yahise akuramo umukandara rwose, ni nkaho agiye gutangira game. Ishati yayikuyemo bwangu. Urabona umugabo nawe yubatse umubiri rwose, ntacyo wamuburana. Umukobwa yahise atangira kumusoma. Hari uwababonye rwose. Amaze kubabona yaje abegera. Urabona rwose yaje abegera, aracenguza, agenda acenguza. Ese yakoze iki? Urabona imyenda bayikuyemo baterera hasi. Akibabona arakomeza guhengereza rwose, areba ibyo barimo, maze nawe arangije ahita afata imyenda yabo ariruka rwose, arayirukankana. Urabona rwose yahise ayirukankana. Baje kumubona rwose, baje kubona uriya mugore atwaye imyenda yabo. Babonye rwose imyenda ayitwara, basigara bambaye kuriya. Umugabo yahise afata ishati rwose yambika uriya mugore, kuko agakanzu uriya mugore wundi yari yamaze kugatwara. Ese byakomeje gute? Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ngiye mukomeje kubana ni Birasa Official. Abona hari undi mugabo waje asanga uriya mugabo yambaye ubusa, aramubaza kuki utari gukora, bimeze bite? Yakomeje kumubwira ko yari ari kuruhuka, agenda amubeshya nyine, amubeshya. Ni igiki cyabaye kutari gukora nkuko nari nsize uri gukora? Urabona wa mukobwa bamaze kwambika ishati aragerageza gucika. Urabona yaciye inyuma, agenda yunamye mu biti, agenda yiruka rwose, agerageza gucika kugira ngo batamubona. Umugabo bakomeje kuganira amubwira ngo genda rwose ukora akazi, kuko niko kakuzanye. Okay, nta kibazo boss, ndagakora ntugire ikibazo. Ana rwose bakomeje kuganira, ko mbona ufite wasi, mbona bimeze bite? Umugabo yahisemo rwose gucaho arigendera. Akigenda wa mukobwa ageze ku rugi, asanga hariho ingufuri rwose, abura ahantu aca ngo abe yava muri buriya busitani. Ese byagenze gute? Umukobwa yaje kurira, turabona rwose ari kurira,
yuriye ruriya muryango nakwita kari porotayi, arurira ariko yaje kugwisha igiti hasi. Akikigwisha uriya mugabo nawe yahise aza rwose, urabona ko afite n'imbunda. Umukobwa nta kundi yari kubigenza, yahise rwose yiruka. Turabona yaracitse rwose, arangije asanga wa mugabo ahari. Turabona ku rundi ruhande wa mugore wibye ya myenda yaragiye yitambika imbere y'iriya modoka y'uriya mubosi. Bimeze bite ko mbona uhagaze imbere y'imodoka yanjye? Urabona rwose bahise bisubirira mu byo bari bagiye gutangira. Umukobwa yatangiye abwira umubosi ko yabonye rwose abantu bari bagiye gusambana, arangije abatwara imyenda. Ku rundi ruhande urabona ko batangiye guhana amabizu. Batangiye guhana amabizu rwose, urabona ko berekeje mu gikorwa cyabo. Hari ibyo bagiye gukora rwose. Umukobwa nawe yakomeje kubwira uriya mubosi ko iriya myenda ariyo yafashe bari gusambana. Urabona rwose arakomeza kwirakaza, amubwira rwose ko bari mu mahano, ariko umubosi nawe yaje gusubiza agatima inyuma, ahita yibuka uko ibintu byagenze. Tukiri aho rwose turabona wa mukobwa ari kuzenguruka hariya ku modoka. Akizenguruka yakubitanye n'uriya mugabo. Uriya mugabo yahise amubaza, iyo shati ni iyande? Iyo shati ni iyande? Ni iyanjye. Shati ni iyanjye. Umugabo byaramucanze buri icyo yakora, kuko umukobwa yamubwiye ko yari ari muri pisine, haza umuntu yiba imyenda iyo yari yakuyemo ari koga. Umugabo yabuze icyo akora, arangije aramubwira ngo nta kibazo, mbonye imyenda yawe hariya, bambwira ko uwayitoraguye yayitoye hari abantu bari mu gusambana. Urabona rwose umugabo yaramujyanye. Wa mugabo nawe yagiye gutonganya uriya mugore watwaye iriya myenda rwose, amubwira ngo wakoze amahano, ntabwo wari ukwiye rwose gufata iyo myenda ngo uyijyane. Turabona rwose basubiye mu byabo. Bakiza babonye rwose ibyo barimo, barikanga. Ese byakomeje gute? Urabona umugore rwose arashaka kurwana, yafashe impiri rwose kugira ngo agende abakubite. Ntabyumva. Umugabo yahise afata ya mbunda, arangije arabakanga, yarashe ku ruhande kugira ngo arebe ko bareka ibyo bari barimo. Yarashe ku ruhande, ariko urabona ko bakomeje bigumira mu mikino rwose. Umukobwa uriya mugore yahise afata ziriya bote. Yafashe ziriya bote rwose, yerekana ko hari ibyo bari barimo. Umugabo yaraje, koko ntiwambwiye ko nta kintu wakoze? Turabona rwose umugabo bakomeje kumubwira ko ari gukora amahano, ko ibyo ari gukora bidasobanutse. Ariko barakomeza kumutonganya, amubwira njyewe nguha akazi, nurangiza uze wigire mu byawe. Koko urumva ibyo bishoboka? Urumva ibyo bishoboka koko? Uriya mugore wundi yakomeje kurira rwose, yakomeje kurira yerekana ko byamubabaje, bitamushimishije.
arangije aramubwira ntureba nta kintu rwose, nta kintu twakoze, ntureba ko nambaye ipantaro, none urumva twakoze iki? hano rwose yakomeje kumureba, umukobwa yakomeje gutakamba babwira ko nta kintu na kimwe bigeze bakora. Mbibutsa rwose gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru nk'izi ngizi za buri munsi ngenda mbagezaho. Turabona rwose bakomeje kubatonganya, ababwira ngo urata umugore wawe rwose ukaza gukora amahano n'iyi nshoreke. Turabona umugabo yafashe ziriya bote aragenda. Uyu mugore nawe yaje gusaba imbabazi rwose, arabwira mumbabarire rwose ntabwo nzongera, ariko bahise bamubwira ngo tuva imbere genda. Urabona ko yahise akurikira uriya mugabo baragenda. Ese baje kujya hehe? Urabona rwose ari kumugira inama, tuza rwose, si umugabo wawe, tuza biraza gushira. Rwose umugore yakomeje yirakaza avuga amagambo menshi, ariko aramubwira ngo tuza rwose ntugire ikibazo biraza gushira. Turabona hariya rwose ari kumuhumuriza amubwira ngo nabyihorere rwose. Nuko rwose karangiye, ngira ngo hari abo bigomba kubera isomo rwose, bata abagabo bata abagore babo bakajya mu ndaya. Bagomba kwigira ahangaha rwose, kuko nabo bashobora gufatwa nk'uko uyu mugabo yafashwe ari guca umugore wiwe inyuma. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.